supporting Dore na Bruce Melody kuri icyo gikorwa cyiza cyo gutungikira ikigo cyacu bafite basana abafana babo no kuturindira indirimbo nziza turabafatanya ibikorwa ba Airtel kugira ngo tugeze ku baturage bose telefone nziza ku giciro cyiza. Donc mutugane ni mutubona muri concert kugira ngo izo telefone muzibone neza. Murakoze cyane. Ambwe ugishaka kurangatanya bere mu kazi. Murakoze cyane ngira ngo tugiye gutanga ibibazo bike. Ikibazo cya mbere kirabazwa Supermanager. Badman. First of all, I would like to take this opportunity and thank you very much, Airtel, for appreciating my deeds. And for, first of all, giving me the chance and the opportunity of being the brand ambassador of Airtel. Yes. Before everything else, I love I more than this, I would like also to welcome my fellow workmates, Bruce Melody and the band. As the big musicians on Rwanda also just I would like to appreciate what they did, what they do, and I would like just as the brand ambassador who started before them, I say that Airtel is clear and green line, and I would like to welcome all of Rwanda to use this company, and because it is where you get the price which are not expensive for all people of East African, personally, I mean particularly people of Rwanda. The game changer. The game changer. Okay. Abanyarwanda batabyumvishije Airtel ubu ngubu niho bibera. Airtel umuntu wese ushaka tugira slogan ivuga ngo Airtel ni umurongo uduha ibirenze kandi bidahenze. Ibirenze kandi bidahenze. Aka kanya ndashimira abahanzi b'abanyarwanda bakomeye Bruce Melody na Debeni n'abahanzi batwaye music yacu kuri international level. Of course tugomba kubyemera kandi nanjye kuba bavuze ngo nibwo najya gukorana n'aba bantu izina ryanjye urumva ko nanjye Uratume ikivugo twagishaka. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo iki gikorwa tugitangire birinde bigera hano nk'uko muri kubireba cyangwa nk'uko experience twagize hose abe Kigali ni Musanze tumaze gukora ibyabaye. Kuba dukora imiziki yose byo nibyo tuzabashyira n'imbaraga nyinshi kuba twongeremo Airtel ibintu jewe rero muri Musanze nakiriye The Ben ntabwo mbizi kugira ngo abanza we kutuzi urabona ndi guseka Oya namba arakubiswe ariko n'umuntu nakakira umuntu mweba mwarezwe mu kanyafu ntabwo arakaza neza mu nzira noneho yo kubikora uko bikwiye. Ikindi kandi abantu bari Nyagatare mwitegure mwabonye experience bagiriye Musanze
tubazanye ibintu byiza bizima. Abafana banjye muze muri benshi n'abafana bandi bahanzi yewe n'abafana b'umuziki nyarwanda muri rusange. Murakoze. Yongera nanone ishimire Airtel guys. Nari kubwira chef hano ngo kuba banyira mu gihugu basapotinze creative industry kabisa niyo mama y'abambere right now. So Nyagatare ibyabereye Musanze Nyagatare tuzabe ku inshuro 7. Kandi mugenzi wanjye Bruce nibaza ko wenda nubwo yavugisha ikindi kintu umuntu ariko mu mutima z'ukuri ntabwo twashoboye guhuza amatariki ariko bavuye Musanze biragaragarira buri muntu wese ko tugomba gukomezanya iyi sama atatu. Murabizi ko muri December 21st twakoranye na igitaramo cya Groove kandi ngira ngo iyi tuwa ngarukamwaka. So ini ni opportunity nziza yo kuza tugakorana tukageza ku bakiriya bacu message yo guhitamo ibirenze kandi nta birenze bitari muri iki cyumba. Murakoze cyane. Urubajije ko ndi kuva muri 155 ibitaramo bitanu nakumvise neza ngo icya mbere nkunze kubyisa ibihuha. No, ni amakuru ntabwo nagize ibihuha. Amakuru ari ku mihanda. Waruvuze ngo nimbeshyera Bruce amakuru ari ku mihanda kubera ko amaze kubaza ihangane. Uravuze ngo ibyaba ari byo nk'ibihuha bimaze iminsi bivugwa ko ndi gusohoka muri 155. Ninjya gusohoka nzababwira kuko 155 n'abantu tubana neza n'abantu dukorana neza. Ikindi dufite byinshi dukorana nta nubwo ari ibi byonyine. Rero mwifata ibyo mwumvisha hena hehe ibyo mbabwiye nuko akazi karacyagenda neza. Ndacyari muri 155 ndi gukorana na What Wave n'izindi ngufu n'ubundi ziyongera mu bintu. Nta mwuka mubi nta kintu. 155 What Wave Bruce Melody bari imbere ibintu. Niyo mpamvu ubona Kenny hano representing 155. Niyo mpamvu mubona hano nk'umuhanzi n'ubundi turi ubundi mubona niba ariko no kubimba murakora murakoze. RDF haba harimo ibyuma bitandukanye kandi buri cyuma kiba gifite akazi kacyo. Ntabwo bivuga ko hari ikibura ariko no kugenda twongera kugira ngo iyi message yacu itambuke kugira ngo abanyarwanda bose bahitemo ikigo kibahereza ibirenze kandi nta kindi ni Airtel. Murakoze. Ikindi yarabajije niba dufata super manager nk'umuhanzi. Njye mufata nka brand ambassador wa Airtel cyane cyane ko aricyo cyatuzanya aha. Murakoze. Wadabahu it's a big deal, man. Iyi ni intambwe twateye kandi hari n'ibindi byiza tuzatangaza mu minsi iri imbere, ariko icyo nabemeza nuko twiteguye kugeza ku banyarwanda ibyiza by'u Rwanda kandi ntabwo warenga muri iki cyumba. Mwakoze cyane. Yarabajije niba bareba kikinguye ku bandi bafatanyabikorwa cyangwa se nk'abantu babona dushobora gukomezanya urugendo. Amarembo arafunguye. Mu byo dukora neza kurusha ibindi harimo no kugaragaza ibikwiye kugaragara. Reka wenda uyu munsi dutinde cyane kuri Airtel. Arafunguye n'ibyo kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. We are here.
Nyagatare has a very show byatari, especially kuri njyewe, it's like a homecoming, and kandi niko nzaba introducing imana idasanzwe iri muri Bruce Melody as well. Of course baramwumva benda ntibaranamubona. I'll be introducing them to them a young brother called Bruce. murakoze cyane ndi umunyamakuru ndashaka kubaza ikibazo kimwe ndakibaza Airtel ikindi kibazo ndakibaza twebwe nka Airtel twahisemo kugira ngo tujyane with the best of the best kandi I don't think there's any argument. So ikintu nababwira nuko muribuka ko muri January itariki ya mbere twakoze kuri Summer Festival kandi icyifuzo cyacu nuko bazatwemerera kugira ngo dukomeze dukore ngaruka mwaka kandi tukomeze kuzamura kugeza ku ba subscribers bacu services zacu ariko tunyujije muri the best of the best in Rwanda. Murakoze cyane. urubaje niba hari kamwe kakutwaza rero ntabwo dushobora gukora twenyine n'ubundi buri munsi duhora dukeneye amaboko kandi abantu baravuga buri munsi tuzakorana. Murakoze.